Washa muramara iki mu rutoki mwa basore? Muri kumarira iki mu rutoki? Kiriya gitoki tumaze imyaka 3 tukijyaho impaka. Heze sha. Ubwo kuretse kubeshya igitoki kimara imyaka 3 ryari. Kiriya gitoki kitaramara n'amezi 3. Arabizi imyaka 3 kimaze amezi nibeshye. Zana ururimi. Akuzukuri sana. Ariko se ndiseri ibintu tumaze igihe tubyumvikana. Zana ururimi. Ariko man ntago wangategera ururimi. Urimo iki? Zana amaturimi jewe. Zada bimeze bite se? Umusaza. Aisha, iriwe ngenda. Areka. Watetse iki? Natetse iki? Ako se gaje umwana arasaze. Natetse iki se? Hari iki mwana? Nta kintu cyari gihari. Sinaye guteka iki. Sagiye unagerageza. Gerageza iki se? Abigenza nta mafaranga arahari. Sine kubigenza gusa. Nyine wihangana nanjye nihangana. Ubwa mbere sumaze iminsi 3 utarya. Nasa ko umuntu umeze nkaho wanatetse wundi bijuka bimana. Aho ndemera. Asa nkiyo safuru wisokanye. Ubisokanye gwereka abantu bose kuko twatetse. Abantu bose se n'abandi bari hano ko uri mu rugo wenyine. Ibi biri biheruka mu rya nebyeje ubundi. Hakuno ngo. Umuce ntabwo rero warawutetse. Wowe wumva yuko nyine nabiremba bimwe. Sumuntu arabigenza ati cyane none kugira ngo bagiye kwitura hasi pe. Ariko dadabuze ikindi giraga ibintu nabyihanganira. Ugiye kubiyana ute? Tugomba kwicanga n'abagabo tugashaka igisubizo kibi. Ne igitekerezo ni cyiza nta kibazo kabisa. Hima tugera tugashaka ikiyede cyangwa se nubundi uri umutekinisi ugashaka ikintu. Oya ntabwo nabikora. Umva ngiye mfite igitekerezo. Ikihe? Asi igitekerezo ni ikihe? Nyine wewe mbwira ntari bitu. Nditeguye kugufasha kugeranye n'ubundi inzira yankozemo nawe urabibona. Gereka mwere ntabwo naburara tu. Rindi iminota 3. Ndaje mwereka icyo tugiye gukora. Yo gukora ibiki se? Ndaje ngiye mwereka icyo tugiye gukora. Rindi iminota 3. Narebika niko zano hirya mu baturanye. Narebika bise. Ngiye kandi abikubwira. Aya narebika. Ndagaruka ugenza igisubizo kuko umuntu yapfa. Narebika bise nanjye niyo ashaka. Ako se mama uko wasaze niko se nkubaze ugiye kwahera ubwatsi bwa mutipe ufite inka yepfanga hasi nibuka aho wenda ndabyumva da yanakugaburira ariko yabwiye ibiryo by'umunsi umwe nimugiye kumwahera ubwatsi gihera nta kibazo tu umva gahunda kwiteye umwanzuro ndawufashe niye nanjoro hano hirya ugiye kwiyahura cyangwa se ugiye kwahera ubwatsi bw'inka zamukira aho hepfanga ngiye mubwira umwanzuro ndawufashe ndumwe umugabo Dadareka nyamubwira tumaze hafi icyumweru munatari nyine ndabyumva ni iminsi myinshi tumaze umva mubwira igitekerezo nyine ngerageza kandi ucyumve nk'umuvandimwe ngenda cyuma gipfa kuba ari cyo kurya hamwe gipfa kuba ari cyo kurya umva hano nabonye igitoki tugende tugice tukizane tugiteke munsabire igitoki wabonye kiri mu murima waso wanyokose umuvandimwe kiri mu murima w'abaturanyi ngaho umuturanyi se ni umuturanyi ni iki bibazo byawe umuturanyi ashaka umubyeyi wawe cyangwa iki ariko reka mubwira dadajura nta kibazo njyewe aragenda kiguhese kuba kitari mu murima w'umubyeyi wanjye ariko kiri mu murima w'umuturanyi fasha rero iki kintu cyumvikana tugende duce icyo gitoki tuze tugiteke oya hari icyo ndi bugufashe tugende tukimusabe oya tugiteke ntacyo yagwanda muzi turaziranye sawa urijyana aho ngaho nimba kukiba kiri mu bivuge neza no kukiba kiri no kukiba ntacyo utumva se ni ukukitiza dushobora kuzabona amafaranga tukagenda tukakimwishyura tukamugeza kuri karite twagitwaye ariko wacyumva wibyita kukiba aya ni ukukiba ubwo nabyumvise cyareze ndetse cyereye mu murimo wawe ufite urutoki wewe ariko mwana wafashe muri gihe umuntu udafite imbaraga nanjye mfite imbaraga sibyo twagiye tugakora akazi runaka k'amaboko ko nta kintu bitwaye amaboko se uko utabyutse ujya kugakora nta mbere nanjye ko nabyutse ngenda wana cyashira ariko mubaze wibye inshuro zingahe iyi si ya mbere wavugiye kwiba ndahira gutafata we mfashe ikintu kimwe ibyo bireka tugende ibintu byose nabyikore umfashe igitoki nyice byibona n'ibyo burikizanira ibintu byihorera kandi byo ngusabye n'ibyo ngibyo ngende ngufashe igitoki nyice tugiye vuba tukizane tugiteke ibintu byihorera ibyo vuga ngo kiri mu murima wa papa cyangwa mama ibyo si bindeba
niba bishoboka nitugena amafaranga nyuma tuzagenda tukimwikiye tuvuga ko twari twarakitiye. Sawa cyo gukora ni kimwe. Tujyanye ngufashe. Gusa niba gufata. Ako baradufata bate? Upfa kuba wemeye. Najewe ndavuga ko naje kugufasha gusa. Tugere. Upfa kuba wemeye ko tubyumvika tugende. Nushaka nureke kwafunga. Ni hafi ntugire ikibazo. Ndere kanya nkubwira, jugabanye n'ubwa. Igitoki ngikiriya kimwe. Nyirango akujya kuragisha. Reba iki ureba naho rugo. Nyira cyuma twumva mu kanya gato. Ngiye bino ngusobanura ikintu. Igitoki niba kiriya. Ni gake yatwitonze wakimfatira gutya ni kate niyo mpamvu nazanye nanje ntago ari ubwo uri mu biki. Tugende. Hano umuntu ntawe wari ufite kuva na kera. Ibintu iyo mbigusobanura ngusobanura impamvu. Nge ntabwo nabura ari cyumweru. Impamvu nyiri iki gitoki kirimo kukirya. Ni ukuvuga ngo afite ibindi arimo kurya cyareza arakiwe. Ariko nibyiwe. Ashobora no kugeka kikaneka. Ahubwo turi gutinda. Kandi ashobora no kuza akadufata. Igitoki kimfashe nyitye. Ndafata heza ubundi. We ikintu cyo kumfasha ni kimwe. Gifate gutya urumva? Ngewe nuragikata. Nitumara kugikata nta kibazo. Dukimereze ndakijyana mu muhanda. Itegura. Hako nidutinda ma dushobora no gufata. Itegura ukate buke. Hako se ikibazo ufite niki? Kata neza. Hako ibintu byo kuvuga ngo umuntu nzaza murangira. Wesha muramara iki mu rutoki mwabasore? Muri kumarira iki mu rutoki? Muveyo hano. Muri gukora iki mwaho ngaho? Muveyo hano kandi ntagire uwiruka. Muzi. Wankasi. Kosha mwa muri kumarira iki mu rutoki? Niwe nyiri igitoki? Kira gitoki. Aha, tugize amahirwe. Turatomboye cyane. Turatomboye. Kira gitoki tumaze imyaka 3 tukijyaho impaka. Heze sha. Ubwo kuretse kubeshya igitoki kimara imyaka 3 ryari. Kira gitoki kitaramara n'amezi 3. Arabizi imyaka 3. Ntabwo mbekera nibeshye. Kira gitoki tumaze amezi 3. Tugicyaho buri munsi. Nge n'umuvane tukiburana. Ahubwo turatomboye kukubona. Ni amahirwe. Nimba ari wowe wagiteye uragisobanukiwe cyane. Nimba ari wowe wagiteye niba ari icyawe muri make uragisobanukiwe. Nkaburanaga iki? Ngewe muvande reka badukize. Bimubwire nyine. Reka bimubwire nyine. Bimubwire. Kiriya gitoki ngewe nyirubwite. Ndemeza ko kiriya gitoki ari cyo kurya. Umuvandimwe Jewe namubwira ati niki mineke baragitara bakarya imineke. Ibi buri munsi tuburana. Iyo muri kuburanira ku gitoki cyanjye muba mufite na najo. Ubuze ikintu kiza. Ino nanjoro. Niyo gukemura ikibazo hagati yanyu n'umuvandimwe. Ni ukuvuga ngo mu mpaka zacu harimo n'igihano. Harimo n'igihano. Nge niba nimeze ko ari cyo kurya akavuga ko ari kimineke. Sibyo? Uri butsindwe muri twe. Turamuka tururimi n'ikino nanje igiye gukora. Haze sha mwagiye mugabanya imikino kuko ntago ari imikino. Kiriya gitoki ni nge wagiteye. Kiriya gitoki ndakizi neza. Kiriya gitoki ni icyo kurya. Aha mbikubwira. Igeza hino ururimi rwawe. Dada ibi tumaze igihe kinini tubibonana. Igeza hino ururimi rwawe. Kiriya gitoki ni icyo kurya. Nese si icyanjye. Nyiri bwite se. Si icyanjye se. Kiriya gitoki ni icyo kurya. Kiriya kintu cyo ku ruhande twari tugiciye nijoro. Zana ururimi rwawe rero. None se gahunda niyo kumucura ururimi koko. Ibyo uradufashe ibyo dufashe birahagije. Mugira umwanya wo gupfa ubusa pe. Gahunda ni ugucura mugenzi wawe. Amezi 3 tuburana kuri ikintu. Zana ururimi rwawe. Ariko nta wamenya byo wasanga mu masezerano mwa mwagiranye byari birimo. Zana ururimi rwawe. Ese kajuri seriema. Biseriye. Cyane. Zana ururimi rwawe. Kandi igihe tuje tumvikana ibintu. Niyo twarumvikanye ko niramuka wumva isukuri uzaza ururimi nkarukata. Zana rukate. Wowe nimba nyine mu masezerano mwagiranye kuri ururimi rugomba kuvaho rumwe. Zana ururimi. Akuzukuri seriema. Ariko se ndiseri ibintu tumaze igihe tubyumvikana. Zana ururimi. Ariko man ntago wangategera ururimi. Zana amaturimi giye. Ntago wangaturimi giye. Ako zoshaka kurwana. Oya ni muhaje kurwana mwabasore. Oya reka nkwereke. Muhava ariko. Umugabo reka noneho byose bikira hanze. Urumva? Byose giye mbishyira hanze. Ndabona ari serashaka kunkata. Reka byose mbikubwira. Urumva? Aho kugira ngo ujya nkata ururimi. Giye kubishyira hanze. Reka mbivuge. Reka mbikubwire byose. Ibi bintu ni imipango yacu. Kira gitoye cyawe. Twari tuje kukiba. Urumva? Reka mbivuge. Ari muje kunyibira igitoye. Twari tuje kukiba. Urumva? Iyi ni imipango ariko yigo. Nyumva neza. Genda umwana mwiza usanzwe n'umwana mwiza. Urumva? Ariko ni imitekerezo ni wabizanye. Ati tukiba cya gitoki. Urumva? Ngiye nk'umubwa ati nimba dushonje reka tuze tukigusabe ariko harabyanga. Urumva? None ndebera.
ngo nkate ururimi mereza yo najoro sha mereza nayiguhe nyine nayiguhe mereza mujye imbere tugende unyine nawe ugiye kudufunga imbere tugende mwanzereze Ako si ugiye kudufunga none none abagabo batabasha kugenda nizera ko nawe batabasha kwikorera bazajya batungwa n'ibyagatunze abasaza mujye imbere tugende mugire vuba ntagiye mukora ko muri abasore mufite ingufu mujye mukora mwambe sire byose ni ubiteye ubuntu bw'ubugabo ni ugutungwa n'ibintu byagatunze abasaza n'ibintu byagatunze umva reka babwize ukuri kandi akandi kaba kashoboye igisanzwe bari 40 mujye imbere ibintu biratugwirira cyane najyeho wibanzeho cyane kandi igitekerezo ni cyo mujye imbere mwakoze yene nana byabyanze naherekanye muvuze tugende aho tuburana muri ibintu